السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. Shimeni kuza byuzuye ya Allah subhanahu wa ta'ala, turasabira impuhwe, amahoro, imbabazi umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'umuryango we n'abasahaba n'abakurikiye inzira yatuzaniye n'abazayikurikira ageza ku munsi w'imperuka. Natwe Allah subhanahu wa ta'ala kubw'impuhwe n'imbabazi adushyire muri bo. Bavandimwe inshuti, dukomeje isomo ryacu rijyanye n'amateka y'umukunzi wacu, intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugeze mu mwaka wa 13 kuva yahabwa ubutumwa bugenewe ab'isi yose. Rasul sallallahu alaihi wasallam ari mu buzima bwo gutanga ubutumwa, ariko ntabwo bugendera ku ndabo zishashe ahubwo arimo guhura n'ingorane n'ibibazo bitari bikeya biturutse kuri bene wabo baturanye nawe, bene wabo bakomoka mu bwoko bw'Abakuraishi ndetse n'abandi bantu batuye mu bice bya hafi aho ngaho na kuri. Baramutoteza mu buryo bwose bushoboka, bitutsi, kumukora ku mubiri nyine, bamubabaza mu bwenge n'ibindi nk'ibyo byose byinshi. Ariko Rasul sallallahu alaihi wasallam ntatezuka, aracyari ku murongo, kuko ibyo akora ntabikora kubwe, arabikora ku bw'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala kandi bimurimo. Ubushize twabonye ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ashoboye kuganira n'abantu bari baturutse Yathrib bagera kuri 12 bakemera Uislamu, hanyuma basubira iwabo. Akaba Mus'ab bin Umair, umusahaba wari ufite ubumenyi bw'idini, maze akajyana nabo akajya kubigisha. Barakomeje rero, bari muri ako kazi ko kwigisha, hagira abantu bandi binjira mu Uislamu batari babona na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umwaka wakurikiyeho rero ariho tumaze kuvuga wa 13, haza noneho abantu bagera muri 73 b'abagabo harimo n'abagore baje gukora hijja. Nanone Rasul sallallahu alaihi wasallam angira guhurira nabo hahandi hitwa Aqaba, ari kumwe n'abandi basahaba bakeya. Bagirana ibiganiro byiza cyane, kuko baje basa nkaho n'umugambi, ijambo baramaze kumva ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana kandi ahari. Ariko noneho byari nko kugira ngo bashimangire ibyo bari bamaze kumva, noneho nibinashoboka binjira mu Islam ari uko bamaze kwiyumvira no kwibonera Rasul sallallahu alaihi wasallam imbona nkubone. Aba bantu rero bagera muri 73 barimo abagabo n'abagore, bose batoye shahada, bose bavugishije ururimi rwabo ariko babikuye ku mutima ko ntawe ukwiriye gusengwa no kugaragirwa by'ukuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana. Nuko rero bagirana amasezerano yuzuza yandi n'ubundi yari yagiranye n'abandi 12 ba mbere mu mwaka ushize. Ariko noneho hagira ibintu byiyongeraho. Muri byo nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam aramutse afashe icyemezo cy'uko yajya iwabo akajya Madina, nako Yathrib ariko yitwaga icyo gihe, ko bazarinda da'wa, bazarinda ubutumwa arimo kwigisha abantu, ari nabyo bijyanye no kumurinda we ubwe, ndetse bakanabwamamaza aho azaba ari hose,
cyangwa aho azaba yabatumye. Muri ayo masezerano icyo baracyemera, bemera yuko bari kumwe nawe mu byiza no mu bibi, ko bazamushyigikira mu buryo bwabo bwose, ko bazamushyigikira nk'uko bakanamurinda nk'uko barinda imiryango yabo, abagore n'abana cyangwa abagabo n'abana, nk'uko umutungo wabo nukenerwa mu rwego rwa dawa ko biteguye kuwutanga. Mbese muri rusange bemeye ko Rasulu sallallahu alaihi wasallam naramuka afashe icyemezo cyo kuba yajya iwabo ko bazamwakira kandi akaba bakarinda ubutumwa arimo gutanga, nawe ubwe bakamurinda kandi bakamwumva bakanamwumvira, ibyo babwiye byose bakabyumva, kandi yagira ibyo bategeka bakaba babyumvira bakabishyira mu bikorwa. Ubwo rero niyo masezerano muri rusange, ntabwo ngiye muri ngingo zose imwe imwe, ariko niyo masezerano bagiranye na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibi byose byakorerwaga aho ngaho Akaba mu ibanga rwose, kuko ubundi Abakuraishi bagendaga bakumira buri muntu wese, cyane cyane mu bihe bya hijja nk'ibyo ngibyo, bagendaga bakumira abantu bose baturutse hirya no hino, bakabakumira kure. Ntibababuzaga kuza gukora hijja, ariko barababwira ngo nyamuna nimugera iwacu iyo ngiyi Maka mumenye ko hari umugabo witwa Muhammadi uvuga ngo imana zanyu nta gaciro, ko namwe ubwanyu muri ibicucu, ko mugomba gusenga iyo mana imwe gusa. Umugabo agenda abeshya ko ari intumwa y'Imana. Uyu mugabo uko twamubonye twebwe ahubwo tubona ari n'umurozi, niba atari we buriya ni n'umusazi, n'ibindi bitutsi byinshi cyane. Babyumvaga nyine bakamugendera kure, bagera na Maka bakagenda bashyize intoki mu matwi, bashyizemo ibihato kugira ngo batamwumva sallallahu alaihi wasallam. Ariko hari n'abandi bavuga ati ariko reka natwe twiyumvire, maze dufate icyemezo ko dufite ubwenge bwacu, nitwumva ayo magambo, nidusanga ari amagambo akwiriye kwemerwa turayemera, nidusanga kandi nta kirimo cyo kwemerwa turaba tuyaretse. Ni muri urwo rwego rero Rasul sallallahu alaihi wasallam yajyaga rero ahura n'abantu aho ngaho mu bihe bya hijja ahantu hatandukanye, akaganira nabo mu ibanga, ubundi bagasubira iwabo, bamwe bemeye abandi wenda batemeye. Abantu ba Yathriba rero bamaze kugera kuri 73, ubwo basubiye iwabo, bagenda basanga babandi 12, ariko n'abandi bari bamaze kwinjira mu Islam. Aba rero bagezeyo, kuko bari bafite na mwarimu Musab bin Umair, barakomeje rwose bariga, ari nako nabo bagenda bigisha abandi. Buhoro buhoro Uislamu bugenda bukwira hafi muri rugo rwa Madina, ugasanga rero abantu ahubwo basigaye bategereje gusa, ese ni uriya natwe tuzagira amahirwe yo kubonana na Rasul sallallahu alaihi wasallam, imona nkubone twiganirire nawe. Ubwo rero Rasul sallallahu alaihi wasallam atanga n'uruhushya noneho ku basahaba. Hari bamwe bari baratangiye kugenda buhoro buhoro, ariko noneho arabemerera yuko bashobora gutangira kwimuka bajya Yathrib. Baragenda rero, abanyantege nke bagendaga bihishe, abantu babo bakazikanga baramenye amakuru ngo kanaka butakimubona wenda yamaze kwimuka yigiriye ahandi, ariko cyane cyane bagakeka aho ngaho Yathrib. Hari abandi bagiye ku mugaragaro bitewe n'imbaraga bafite, ariko abo bari bakeya cyane. Uko rero muri makeya niko ayo masezerano yabaye. Mbere yuko rero turangiza iri somo, tukaba twarebera hamwe inyigisho dukuramo, inshuti bavandimwe. Inyigisho ya mbere dukuramo nuko Rasul sallallahu alaihi wasallam ari Rasul nyine, ari intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo akora aragikora akibwiwe na Allah subhanahu wa ta'ala, ntacyo akora ku bushake bwe cyangwa ku marangamutima ye, nk'uko twabibonye ejo bundi muri ziriya aya za surati
an-najm. Ibyo rero bigatuma tubonera isomo rya kabiri yuko nta gucika intege kubera yuko akorera ku itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Icya kabiri dukuramo nuko da'wa nubwo ari ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala nyir'ububasha kandi nyir'ubushobozi, ntabwo ipfa gukorwa gusa mu kavuyo. Nk'uko tujya tubona abantu mu buzima bwa buri munsi, umuntu umubwira ngo ariko wikora iki ngiki, akakubwira ati nihagira ikivuka muri cyo kiraba cyanditswe na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ntabwo ari ubwenge bwa Kisilamu, ubwo ntabwo ari ubwenge bw'umwemera. Umwemera afata impamvu zishingiye ku bwenge, yarangiza akabona kwizera Allah subhanahu wa ta'ala. Urabona na da'wa, ubutumwa Rasul sallallahu alaihi wasallam gutanga nubwo Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ari ubwe, ariko ntabwo agenda gusa mu muhanda ngo ndi intumwa y'Imana nimwemere Allah subhanahu wa ta'ala, nimba mwaze muzajya mu oya. Aragenda ahamagara abantu mu buryo butandukanye, rimwe umuntu umwe ku giti cye, ubundi abantu mu matsinda matoya, ubundi akaba ari kumwe n'urubyiruko, ubundi akaba umwanya w'abantu bakuru, ubundi akajya ku mugaragaro, ubundi akabikora mu ibanga, ubundi abakoresha bagakora ingamba zabo hariya n'imigambi yabo mibisha, nawe agakwepa iyo migambi yabo mibisha, agakoresha ubundi buryo bwatuma iryo jambo rya Allah subhanahu wa ta'ala ribugende, nk'uko tubibona ahangaha ko yabikoraga rwihishwa hariya akaba, kandi akagenda mu buryo abantu ba Maka badasobanukirwa neza, kuko yagendaga ari kumwe n'abasahaba bakeya. Icya gatatu dukura cyangwa icya kane dukura muri zino nyigisho nuko ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala urishakira ahantu ugomba kurishyira heza, nk'uko Rasul sallallahu alaihi wasallam abonye ko Yathrib ari ahantu hashobora kwakira ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala nta mvune nyinshi cyane, akarijyanayo kandi koko rikakirwa nk'uko tumaze kubibona. Bavandimwe, reka turangiriza ahangaha uyu munsi dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kumenya no gusobanukirwa amateka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atubera urugero mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi Allah subhanahu wa ta'ala aduhe amahoro, aduhe ubukire, aturinde ubukene, aduhe ubuzima buzira umuze, adukize indwara anaziturinde. Allah subhanahu wa ta'ala aturindire igihugu, agihe amahoro n'umutekano, aturindire abayobozi, akomeze kubaha imbaraga zo kutuyobora neza. Allah subhanahu wa ta'ala Afrika n'isi yose abiha amahoro n'umutekano, bive mu nzara, bive mu bukene, ibyorezo bihari Allah subhanahu wa ta'ala bidukureho, ndetse n'ibiza byose abidukize n'ingaruka zabyo. Allah subhanahu wa ta'ala isi akomeze ayirinde, ariko anayirinda aduhana umutekano n'amahoro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.